Shalom, shalom, bakunzi b'ijambo ry'Imana, nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye, Uwiteka asingizwe muri byose. Nishimiye kugaruka muri kano kanya, hari hashize igihe kirekire ntasangira ijambo ry'Imana namwe, ariko ubu nagarutse, Imana yanshoboje kandi ndayishimiye cyane pe. Nk'uko mpora mbigira, reka ntangire niragize mu maboko y'Imana kugira ngo Uwiteka anshoboze muri ino jambo, abe ari we wenyine uryisigurira. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nikubise imbere y'inyunga zawe, nkwereka kano kanya umpaye gafite agaciro. Uwiteka we, ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye muri ino jambo ngiye kuvuga, gusangira na bene data bakunda ijambo ryawe. Ndakwinginze Mwami kugira ngo ugushaka kwawe konyine abe ariko kuba muri kano kanya. Ndakwinginze ndiho kugira ngo unshoboze kuvuga rino jambo nk'uko ubyifuza, ntaba ari jyewe Mwami, ahubwo aba ari Mwuka wawe ukorera muri jyewe. Mwuka wera, ni ukuri ndaguhaye ikaze kugira ngo uze utwigishe amabanga ari muri kino gitabo cyera, utwigishe, uduhugure kugira ngo tubashe kuba mu rwego turimo tugere mu rundi rwego utwifuzamo k'ibirenge kizima. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye, amen amen. Abakurikirana ino nyigisho, turacyari mu gitabo cy'Itangiriro. Ubu muri kano kanya turasoma mu Itangiriro igice cya 47 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 26. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Inzara yiyongera mu Misiri no muri Kanahani. Mu gihugu hose bari babuze icyo barya, kuko inzara yacaga ibintu, bigatuma rubanda bahondobera mu Misiri yose no mu gihugu cya Kanahani. Yozefu akoranya feza zose zari mu gihugu cya Misiri n'izavaga mu gihugu cya Kanahani, izo bahahishaga ingano azohereza mu ngoro ya Farawo. Feza zose zari mu Misiri n'izari mu gihugu cya Kanahani zimaze gushira, Abanyamisiri bose basanga Yozefu, baramubwira bati, duhe icyo kurya, ese tukugwe mu maso kuko nta feza tugifite? Nuko Yozefu arababwira ati, munzanire amatungo yanyu. Niba nta feza mugifite, ibyo kurya ndabibaguranira, mumpe amatungo yanyu. Bazanira Yozefu amatungo yabo, nawe abaha ibyo kurya akurikije ikiguzi cy'amafarasi, intama, ihene, inka n'indogobe. Abaha ibyo kurya uwo mwaka wose abiguranye amatungo yabo. Umwaka urashira, ukurikiyeho barongera baramusanga, baramubwira bati, ntacyo dushobora guhisha databuja, rwose feza zadushizeho, kandi amashyo yacu yose yabaye aya databuja. Ntacyo dusigaranye twazanira databuja, keretse twebwe ubwacu n'ubutaka bwacu. Ese tukugwe mu maso, ubutaka bwacu ntacyo bukitumariye? Tugure twe n'ubutaka bwacu, uduhe icyo kurya, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo. Maze ariko uduhe imbuto kugira ngo dushobore kubaho, twe gupfa, kandi n'ubutaka bwacu bwe kurara.
nguko uko yozefu yaguriye farawo ubutaka bwose bwa misiri. Buri munyamisiri wese yagurishaga umurima we ku mpamvu y'inzara yari yarabatangatanze. Nuko igihugu cyose gihinduka icya farawo, naho rubanda bahinduka abacakara be kuva ku rubibi rw'igihugu cya misiri kugera ku rundi, keretse ubutaka bw'abaherezabitambo bwonyine nibwo yozefu ataguze, kuko farawo yari yaciye iteka riberekeyeho ngo abaherezabitambo bazajya batungwa n'ibyo farawo yemeye kubaha. Nicyo cyatumye batagurisha ubutaka bwabo. Hanyuma yozefu abwira rubanda ati, noneho ubu narabaguze, mwene ubutaka bwanyu muri aba farawo, muzahabwa imbuto kugira ngo muhinge ubutaka bwanyu, ariko mu byo muzasarura muzagomba kujya muha farawo umugabane wa 5, naho indi migabane uko ari 4 ibe iyanyu. Muyikuremo imbuto n'ibibatunga mwe n'imiryango yanyu n'abana banyu. Baramusubiza bati, waramiye ubuzima bwacu, dupfa gusa kugira ubutoni kuri databuja, tuzaba abacakara ba farawo. Kubera ibyo yozefu ashyirishaho itegeko rigenga ubutaka bwa misiri kugeza na magingo aya. Umugabane wa 5 uhabwa farawo, keretse ubutaka bw'abaherezabitambo nibwo butabaye ubwa farawo. Rino ni ryo jambo ry'Imana. Amen. Turakomeje kumva inkuru ya yozefu n'inzara yari yarateye muri Egiputa. Murumva byari ibintu bikomeye, hari inzara iteye ubwoba. Murumva kandi yari inzara igomba kumara imyaka 7 yose. Imyaka 7 ntago ari mikeya. Twakomeje kumva hamwe ukuntu yozefu yafashije bene wabo, abavukanyi be na se yarabafashije, mbese babonye ubuhungiro baza kubaho ubuzima bwiza babana na yozefu. Ariko nk'uko dukomeje tubyumva muri iki gisomwa ko inzara yakomeje guca ibintu, abaturage bose bo Misiri bakaza bahungira kwa yozefu bamwinginga kugira ngo abafashe bakarinda, mbese kugira ngo abahe ibyo kurya, ku buryo feza zabo zabaheranye, bagatangira kugurisha amatungo yabo arabashirana, batangira kugurisha n'ubutaka, mbese n'ubutaka ntibwari buhagije, nabo ubwabo barigurisha baba abacakara bo kwa farawo, bigurisha kwa yozefu. Murumva ukuntu ibintu byari bimeze nabi kabisa. Ibintu byari bimeze nabi. Kugira inzara ku buryo bagombye kugurisha ubutaka bwabo ntibyari binahagije, mbese nabo barigurisha ubwabo. Murimajina iyo nzara ukuntu iba imeze, iteye ubwoba. Ni inzara iteye ubwoba. Inzara igutuma kuba umucakara, inzara ikoburije yo kuba umucakara, kandi mu yindi kote birumvikana
none se wogira ngo aho kugira ngo inzara ikwice wafuma uwo mu esclave, wafuma uba umucakara. Murumva abo bantu babikoze atari uko babishaka, ariko babonye ko nibatabikora inzara iri bubice. Mwibuke muri cya gihe imyaka 7 ya mbere y'ibisarurwa byinshi, ukuntu Yozefu Imana yamwigishije ubwenge, yamuhaye ubwenge bwo kwizigamira, bwo kuzigamira igihe kibi kizaza. Mubyibuke. Ariyo mpamvu yahawe ubutware abikegera cya mbere cy'umwami. Nukuri nk'abana b'abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi, ego hari abantu badahinga, hari abantu hari abahinzi, hari n'abantu bakorera amafaranga. Donc muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi abantu dufite imibereho itandukanye, ariko nk'ikintu dukwiye kwiga ahangaha ni kimwe. Mu gihe tubona ibintu bigenda neza, mu gihe tubona duhembwa amafaranga, ibintu bitugendekera neza, ariko tugomba kwibuka kwiziganyiriza. Nabyita ekonomi. Ari umushahara wawe ntuwukoreshe wose, ari ibyo wasaruye nabyo tubivuge muri iyo kote, ntubikoreshe byose ngo byose bishirire hamwe, ntutekereze ejo hazaza, kuko ibihe bibi kuri iyi si tubamo ibamo ibihe bihindagurika. Umwana w'umuntu aba mu bihe byiza, igihe cyagera umwana w'umuntu akaba mu bihe bibi. Mbese ibintu byo kuri iyi si bihora bihindagurika, ntabwo ibintu bihora biri stable kuri iyi si ngo bigende neza gusa. Oya, habaho ibihe byo kwishima, habaho ibihe byo kubabara. Mbese nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ibihe buri cyose n'igihe cyacyo. Ibihe bihora bisimburana kuri iyi si. Ariyo mpamvu kuri iri jambo tumaze gusoma ni ukumenya kwizigamiriza, tukamenya kugira ekonomi, tukamenya kuzigama, tukazigamira ibihe bibi bishobora kuza, bishobora kubaho kuri iyi si. Kuko iyi si tubamo ntabwo ari ahantu uba uzi ngo imbere hazaza bizamera bite. Twege tubona ibintu biri uyu munsi, ariko ntabwo tubona ibizaba umwaka utaha, ibizaba mu kwezi gutaha, ndetse n'ibizaba ukwezi ejo ntabwo tubizi, no mu isaha imbere ntabwo tubizi, turimagina gusa. Murumva icyo ni ikintu numva ko ubwanjye ngomba kwiga, kandi namwe mbashishikariza kugira ngo mwige guteganyiriza ibihe bibi. Iyo rero ni kote y'umubiri, ni kote y'umubiri. Ariko no muri kote yo mu mwuka, rino jambo hari icyo ritwigisha, hari mu buryo bw'ibintu bifatika. Uyu mubiri wacu twambaye udusaba ibintu byinshi. Uradusaba kuwambika, uradusaba kuwugaburira, uradusaba mbese amadetaye menshi. Ariko umwuka esprit turi ama esprit yambaye umubiri. Donc umwuka wacu, roho zacu zikenera ifunguro ryo mu mwuka. Ntabwo umuntu ashobora kubaho nta funguro ryo mu mwuka afite ngo azabeho ubuzima bw'ubuzima. Mbese biba bimeze nk'uko iyo umuntu ariho nk'uyu mubiri tureba, ariko muri roho ye ishonje iri vide,
mbese bisa nk'aho umuntu bavuga ngo umuntu ngo yapfuye ahagaze. Ni umuntu ugenda ubona ko ari umuntu ariko réellement ndani nta buntu umuntu afite, nta roho ye yarapfuye. Murumva? Rero kugira ngo roho yacu igire ubuzima tugomba kuyigaburira amafunguro yo mu mwuka. Kandi iyo roho yacu ifite ubuzima n'umubiri wacu twambaye ugira ubuzima. Kuko roho mu bisanzwe roho y'umuntu itegeka uyu mubiri. Iyi roho donc niba tukiriho nuko roho ikiturimo. Ariko mu gihe roho yasohotse muri uyu mubiri ntabwo tuzaba tukibasha kuba turiho. Niyo mpamvu kumenya ikigaburira roho zacu ari ikintu gikomeye cyane. Tukabikora gute? Tukabikora mu gusoma ijambo ry'Imana, mu gusoma ijambo ry'Imana cyangwa se mu kuryumva, kuko hari amarezo sosiyo menshi, abavugabutumwa benshi bigisha ijambo ry'Imana, umuntu afite kumva ijambo ry'Imana akaryumva kandi akumva aranyuzwe muri we. Rero mu gihe umuntu adakunda gusoma Bibiliya, yumva bimutera umunebwe, genda kuri rezo sosiyo ushakishe umuvugabutumwa uhora agufasha, wumve ijambo ry'Imana, uhezagirwe muri ubwo buryo, ugaburiye roho yawe muri ubwo buryo. Kandi roho zacu zigaburirwa no gusenga, kugira intimite, kugira ubusabane n'Imana yacu. Ukagenda ahantu ukiherera ugasenga Imana yawe buri munsi nk'uko umubiri ukenera kurya buri munsi, ni nako roho yacu ikenera kugaburirwa mu ijambo ry'Imana, kugaburirwa mu gusenga, tukagira ubusabane bwacu hagati yacu n'Imana, kuko mu gusenga niho dukura imbaraga, mu gusenga niho nyine dukura amafunguro yo mu mwuka. Haleluya! Nta handi twayakura. Mu gusenga niho dusubirizwa, mu gusenga niho hari ubuzima bw'umukristo en fait. Kuko kuri iyi si nk'uko tubibona, iyi si irimo umuvuduko mwinshi uteye ubwoba, umuvuduko w'abantu bari busy bagomba kujya gukora, umuvuduko w'ibintu pratique bigomba gukorwa ku munsi, ari activité twirukamo buri munsi, ibintu mbese ni jugujugu. Iyi si ihorana umuvuduko. Ariko se uwo muvuduko tugendaho kugira ngo mbega duharanira kujya gukora akazi, activité y'ubwoko bwose abana b'abantu baba birukamo, ibyo byose ariko bifite iherezo ryabyo. Ni umuvuduko wa hatari ariko umuvuduko ufite iherezo. Icyo kintu ni ukukibuka. Imana ikadufasha kubaho kuri iyi si, tukaba kuri iyi si nk'abanyabwenge. Ntitubeho kuri iyi si tujyana n'umuvuduko w'aha ngaha kuri iyi si. Kuri iyi si irafite umuvuduko mwinshi. Ego urebe n'umuvuduko w'ibigezweho. Hano hanze hari ibintu bigezweho ku buryo bamwe bavuga ati ijambo ry'Imana ari amajambo yanditse muri Bibiliya ni antique, ngo ni antiquité. Umva, ngo ni ibintu historique, ngo ntago ari ibintu ngo bijyanye ngo n'igihe cya none. Murumva izo nyigisho z'abadayimoni? Izo ni inyigisho z'abadayimoni. Rero buhoro buhoro umuntu akitandukanya n'Imana gutyo, ko iyo turi kure y'ijambo ry'Imana tuba twamaze kwitandukanya n'umuremyi wacu. Ijambo ry'Imana n'ibikubiye mu ijambo ry'Imana nibyo bituma bitwegereza Imana yacu, tugakomeza dufite ubusabane n'Imana yacu, mbese roho yacu ikabasha kubaho. Nibyo nakomeje kuvuga. Roho yacu ntabwo ishobora kubaho twitandukanyije n'umuremyi wayiremye.
umva ko ntabwo bishoboka. Ni nk'ifi iyo wayikuye mu mazi ntabwo ibasha kubaho. N'umuntu ntabwo ushobora kumutandukanya n'umuremyi ngo abe yabaho, ntibishoboka. Roho ihita ipfa. Murumva ko ari ibintu bikomeye kuri iyi si, tugomba kwitondera umuvuduko w'isi. Mu byo twirukankamo, mu byo duhihibikanamo, ni ukugira stop buri munsi ukavuga ati reka stop, kino gihe ni igihe cyanjye cyo gusenga, ni igihe cyo gusabana, ni igihe cyanjye cyo gusabana n'Imana, ni igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana cyangwa kuryumviriza, mbese nka connecta n'umuremyi wanjye. Nk'uko ifi ikonekita n'amazi ikabaho, niko natwe tugomba connecta n'umwami wacu kugira ngo tubashe kubaho. Ni uko nguko ibintu byifashe. Ntabwo ari ikintu dushobora nuko formule imeze. Ifi iyo uyikuye mu mazi irapfa. Umuntu iyo yitandukanyije n'umuremyi we nawe arapfa. Ntapfa fizike nk'uko tubona ari fizike, ariko apfa muri roho, aba yamaze gupfa kera. Murumva ko ari ibintu biri danje. Ni ibintu biri danje, ni ibintu biri terrible. Rero ubwoko bw'Imana, mureke muri uyu muvuduko wo kuri iyi si tumenye kuba muri iyi si n'ubwenge, nk'uko natangiye mbivuga. Tube kuri iyi si turi abanyabwenge mu byo dukora, mu activity yacu dukora, mu kazi tumenye kwizigamira nk'uko Yosefu yazigamiye umwami. Abantu benshi bakabasha kurokoka igihe kibi kigeze. Tumenye ubwo bwenge bwo kuba kuri iyi si, apana kubaho umuntu asesagura, umuntu mbese asesagura nk'aho adatekereza iby'ejo, kuko ngo bucya bucyana andi. Niko abanyarwanda baciye umugani ngo bucya bucyana andi. Uko ibintu bimeze uyu munsi si kuri si uko bizamera ejo, bucya bucyana andi. Nuko Imana idufashe tube kuri iyi si turi abanyabwenge, tubasha kwizigamiriza ejo hazaza. Kandi tubeho kuri iyi si turi abanyabwenge, tutavudukana n'umuvuduko wo kuri iyi si, tutagendana n'ibigezweho, ahubwo twibanda ku ijambo ry'Imana, n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira, twikonekita n'umuremyi wacu buri munsi. Nk'aya matelefone dutunga, aya matelefone tuba dutunze, iyo utayishyize muri chargeur ngo igire umuriro ihita ipfa, nta n'icyo wayikoresha, nubwo yaba ari telefone ihenze ite. Iyo yashizemo umuriro wabaye zero, ntabwo telefone uba ukiyikoresheje. Ariyo mpamvu ugomba kuyicomeka ukayikonekita n'umuriro. Natwe ni uko nk'uko turya buri munsi tugaburiye imibiri yacu, ni nako na roho zacu zigomba kugaburirwa zikonekita n'umuremyi wazo. Mbega tukikonekita n'umuremyi wacu, tugahabwa amafunguro muri ubwo buryo. Murumva ibyo bintu birasobanutse cyane. Ibyo bintu birasobanutse cyane, kuko buri munsi dukenera kurya, imibiri yacu ikenera kurya, ariko buri munsi na roho zacu zikenera kurya. Nuko bimeze, nk'uko telefone zigomba gusarurwa buri munsi, na roho zacu nuko, n'imibiri yacu nuko. Mbese ni ibintu continuel, n'ibintu kugeza igihe tuzavira kuri iyi si. Tugomba guhora turi connecte n'umuremyi wacu, tugomba guhora turi connecte, mbega babyita gute, ubwenge bw'Imana. Tugomba guhora turi connecte, ubwo bwenge bw'Imana ni buduha kubaha Uwiteka, ngo nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, no kuva mu cyaha niko kujijuka. Iryo jambo ni uguhora turyibuka. Kuko hari ubwenge bwo kuri iyi si,
ntabwo ari bwo bwenge iryo jambo rivuga, iryo jambo ry'Imana ntabwo ari uko ribivuga. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kubaha ijambo ry'Imana ukashyira muri pratique mu buzima bwawe bwa buri munsi, ubwo nibwo bwenge. Naho bwa bwenge bwo kuri iyi si bwo kumenya amayeri yo kwiba ngo umuntu akire vuba, bwo kwiba, bwo uburiganya, ububeshyi, ubwo nibwo bwenge bwo kuri iyi si. Ariko ubwenge bwo kuri iyi si buganisha ku rupfu, buganisha mu mibabaro, ruganisha ku rupfu. Niyo mpamvu ubu bwenge ari ukubugendera kure. Ubwo bwenge, ubwo nyine bwenge bugendana n'uwo muvuduko w'isi. Uwo muvuduko w'isi nimureke abavudukana n'isi bavudukane nayo. Amaherezo yayo barayazi, amaherezo y'isi barayatekerezaho. Urumva, amaherezo y'isi nk'abana b'Imana tugomba kuyatekerezaho. Kuva mu cyaha niko kujijuka. Ab'isi barakubwira ati gukora icyaha niko kujijuka, ahubwo oya. Uburiganya, kubeshya, nk'ibyo byose nahoze mvuga, kwambara ibigezweho, kunywa ibiyobyabwenge, amatabi n'ibiki, ibyo byo nibwo mbese niko kujijuka kw'abana b'isi. Ariko twebwe ntabwo turi abana b'isi, turi abaturage b'ijuru bo mu ijuru. Turi kuri iyi si ariko ntabwo turi ab'isi. Ngo kuva mu cyaha niko kujijuka. Twebwe turwana no kuva mu cyaha buri munsi. Kuva ku cyaha tukagihunga nk'uko umuntu yiruka ahunga inzoka, nk'uko umuntu ahunga igikoko giteye ubwoba, niko n'icyaha tugomba kugihunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko niko kujijuka k'umukristo. Haleluya, amen. Hari n'akajambo kandi gahora kamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, kavuga ngo ntitukidodombe, ngo ntitukidodombe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngo ahubwo mu mashimwe, mu gusenga no mu kwinginga ngo tuzajye tumenyesha umuremyi wacu icyo twifuza. Murumva ibyo bintu atari byiza? Imana irabizi ko kuri iyi si duhura n'ibintu biruhije. Yari ibizi ko tuzahura n'ibintu biruhije. Kandi hari ibintu ibibazo umwana w'umuntu azahura nabyo. Niyo mpamvu yaduhaye solution, yaduhaye inyishu yoroshye. Gati agira ngo widodombe, ibyo mbese umutwe ukurya urara udasinziriye mu kibazo icyo ari cyose wahuye nacyo. Yewe ngo nta kazi mfite, yewe ndarwaye, yewe ndarwaje, yewe biriya bizagenda bite, oya, yewe bampemukiye. Hari ibintu byinshi, hari sorte nyinshi zihangayisha umwana w'umuntu. Niyo mpamvu umwana yatubwiye iti ntimukidodombe, ntimukikorere imitwaro, imizigo, nimuyinkoreze mbaruhure. Nimuze mwese abarushye n'abaremerewe mbaruhure. Ntimukidodombe, ahubwo mumenyeshe icyo mwifuza mu gusenga, mu kwinginga no mu mashimwe. Aho ngaho no mu mutuzo niho tuzasubirizwa. Murumva ibyo bintu? Ntabwo Imana kuba agite, kuba kwishofa, sinzi uko babyita, mbese ugahora ubuzwa amahoro, uri agite n'ibibazo byo kuri iyi si, ugenda mbese wabuze amahoro mbese. Kandi Imana yaraduhaye inzira n'igisubizo. Murumva ibyo byose rero ni bwa bwenge nk'umukristo, umwana w'umukristo dusabwa kumenya kugira ngo tubashe kubaho neza kuri iyi si. Ubwenge bw'Imana, wisdom divine, ubwo nibwo bubeshaho umukristo, nibwo butuma
ubuzima bwacu bwo kuri iyi si bwa buri munsi bworoha cyane. Ijambo ry'Imana ubundi ritworohereza ubuzima, rituma uru rugendo rwacu turimo kuri iyi si rworoha, rudakakara, rworoha. Rero ndabifurije iyo migisha yo kwibuka ubwo bwenge mu bintu biguhangayisha kuri iyi si, mu bintu bikuremereye, bibwira umuremyi wawe aho kugira ngo uhangayikane nabyo, hanyuma uruhuke. Ntabwo Imana yaturemeye kuruha, ntabwo Imana yaturemeye kwikorera imitwaro n'imibabaro, oya, icyo si cyo Imana yaturemeye. Imana yaturemeye kuza kubaho kuri iyi si twidegembya, ariko ntabwo ushobora kwidegembya kandi nta nubwo ushobora kubaho neza nyine utari konekite n'umuremyi wawe. Ntabwo ibyo bishoboka. Hari inzira imwe gusa yo kubaho neza k'umukristo. Ni umukristo uhora ufite ubusabane n'Imana ye buri munsi, buri munsi, buri munsi, buri munsi, buri munsi. Uwo nguwo ni umunyamahirwe cyane. Nuko bene data, ndabashimiye kuri kanya mwafasha kumva ijambo ry'Imana dusangiye muri uyu mwanya. Nizere ko hari ikintu uri bukuremo, wowe waryumvise kandi nawe uzaryumva, uhezagirwe n'ukuri mu buzima bwawe bwa buri munsi, butangire bukorohere, ubuzima bwawe bwa buri munsi butangire bukorohere, ntugahangayikishwe n'ibintu by'amafuti byo kuri iyi si, ahubwo umenye ko umuremyi wawe ari hafi kugutabara, ari iruhande rwawe kugira ngo ari ready kwikorera imitwaro yose wikoreye. Mugubwe neza mwese aho muri, ni ukuri Uwiteka akomeze kubarinda, abashoboze muri byose mukora, cyane cyane abashoboze guhora muri konekite nawe, guhora mufite ubusabane, guhora mufitanye ubusabane nawe, kuko ari cyo kintu cyonyine gifite guha amahoro umwana w'umuntu muri runo rugendo turimo kugenda kuri iyi si. Shalom shalom, Uwiteka abagirire neza, tuzasubira Nyagasani niyongera kumpa kano kanya keza, muhezagirwe.